Iyo nk'uko rero mubizi umubano w'u Rwanda na Japan ni umubano wahozeho, akaba ari nayo mpamvu nanjye nimanukiye muri Tokyo, nkabanza nkazana inshuti yanjye yo muri Japan kuyitembereza u Rwanda kabisa. This is Kentaro, his first day in Expo. Yeah. It's crazy, man. The first very day in Expo. He's gonna enjoy, I think he's gonna enjoy everything. Yeah. For sure. Yeah, aho rero nanjye bari bandikuye ngo mbanze ninjire, njye bari babanje kumfata, nimba byari byagenze ute simbizi, ariko byaragoranye ko ninjira aho hantu kabisa, nimba bari kunyeka simbizi. Umupolisi nawe yahita asaza fast arabanza arancekinga, ingofero itukuramo, ubuntu bw'ubukapu bwose ugakuramo ugashyira ku ruhande bakagucekinga kugira ngo babone ko umutekano ari wose. Umuhungu wanjye rero guturuka Tokyo nese njya kumuratira ibyiza by'u Rwanda, mereye kuri RIB kubera ko nicyo kintu cya mbere ubona ukinjira muri Expo Ground. Ewana kabisa, icyo gitekerezo umuntu wakizanye respect, wenda bituma n'umutekano wiyongera. Umuhungu wanjye kabisa rero naramujyanye, barabanza baramusobanurira RIB ibyikorana, namubaza ati ibi bintu mwe murabifite iwanyu? Imutwara no ku bipupe. So niba ukeneye kureba vlog yose, subscribe and watch this on Issa the Great. Yeah. Nk'uko mumaze kubimenyera rero, ibyacu ntabwo bitinda habe na gatoya. Umuhungu nese nangira kumukatakatana, twikatakatira muri Expo tugenda tureba akana kariya kabisa. Mukomeze kubana natwe muri no vlog, tugenda tubasobanurira buri kimwe ukuntu ibintu byagiye bigenda kamwe ku kandi. Yeah, umuhungu wanjye rero nese nangira kumukatakatana, akareba abantu agatangara, ariko genda nansobanurira ambwira ati wewana, ati iki gihugu cyanyu kabisa ni OG, umutekano ni wose. Aho ngaho yarimo aranira stories ukuntu yagiye muri Kenya, bakamwaka amafaranga nyine atazi ikintu bari kuyamwakira, ngo kumara muri icyo gihugu ngo umunsi umwe ngo wishyura amafaranga ya naya. Agiye kubaza asanga barabasikama, bamubeshye. Yarimo arambwira rero uburyo ki mu Rwanda ibintu bigiye bitandukanye kabisa, mubwira ati hano ibintu biba biri ku murongo 5/5. Twese twikomereza rero tugenda twirebera abantu bita abari b'u Rwanda, nawe ubabonyemo hariya muri video. Abari b'u Rwanda kabisa ni nama kimwe. Umuhungu wanjye wanakomeje mukatakatisha, ndamubwira ati ese tugende ahantu bita muri amusement park. Muri amusement park rero ni hantu haba hari ibyicungo, haba hari ibintu bigiye bitandukanye, ariko nubwo nagendaga mukatisha nyine mwereka amastand agiye atandukanye barimo aho ngaho, mwereka amakampani amwe n'amwe aba yaje kwamamaza ibikorwa byayo umunsi ku munsi aho ngaho muri Expo Ground. Rero nawe ahantu hose waba uri muri kano kanya wanyarukirayo muri Expo Ground, ibintu bimeze neza cyane, nawe ukirira ku buzima, dore buri ubuzima ni butoya, ukagenda ukishima ugashimisha n'umuryango wawe. Biba ari ibintu muzagenda mwibuka kubera yuko imyaka ibirimo iragenda igenda kandi ntabwo isubira inyuma. So uba ugomba gukora memories nyinshi, ibintu byinshi uzajya ugenda wibuka mu gihe wakuze. Ya umuhungu wanjye rero ngo naramumanukanye, twari tugeze muri amusement park, abenshi murahazi, n'ahandi haba hari ibyicungo, haba hari ibintu bimeze nk'ama swimming pool, ariko ari artificial aba yakozwe ku buryo Expo Ground, I mean iyo Expo irangiye bahita babizinga bakongera bakabitwara aho baba basanzwe bakorera umunsi ku munsi. Umuhungu wanjye rero ngo naramukatishije ndamujyana. Buriya abantu bo hanze bikundira ibintu bigiye bishimisha nyine, ntabwo ari nkatwe tuba twararakaye. Nimba turakazwa n'iki njye ntabyo nzi, ariko ubundi mu by'ukuri abanyarwanda twarakajwe n'iki ku buryo tudashobora gukora ibintu bidushimisha, nk'uko kwicara ahantu hamwe ukareba kano ka vlog wishimye, warangiza ugakora subscribe, biba bigutwaye iki ni ukuri. Ibaza ukuntu tuba twashyizemo imbaraga, twafashe umwanya tukabakorera ibintu nk'ibi, twabipostinga ntimunabirebe. Ego ku mana yanjye, mw'abantu mwe ko mwahindutse cyane, ni ukuri. Nimba urimo urareba ino video, ihangane ukore kuri subscribe, unakande kuri like, nibiba ngombwa utange n'aga comment, then tugende tureba ukuntu ibintu twagenda tubihindura, tubinoza, tubibagirira neza umunsi ku munsi. Aho ngaho rero twarahageze, umuhungu urangira kumusobanurira ibintu ukuntu bimeze aho ngaho, nawe arambwira ati buriya narinzi ngo ni njye njyenyine nkunda ibintu by'ibyicungo kandi wenda nsa nk'ukuzemo, ariko naratangaye uburyo nahageze. Nawe akambwira ati mu hantu hose tumaze kugenda, hano hantu niho ndi kubona ibintu by'inzozi zanjye. Yambwiraga uburyo ki nyine ibyo bintu byose no hanze baba babifite, ikarambye ati njye mbijyaho nkabyicungaho nta kibazo, nta kintu na kimwe mba nitayeho, nubwo wenda nsa nk'ukuze. Ariko buriya umuntu nubwo akuze cyane, ntabwo akuze cyane, turi mu kigero kimwe, wenda naho ushobora gusanga ngiye mu ruta, ariko tuba turi mu kigero kimwe.
rero ari kumbwira uburyo ki ibyo bintu nawe ari byo bintu byiwe yikundira, nanjye wagira ngo nari mbizi, nawe ahantu hambere nabanje kumuzana nyuma y'uko tuvuye muri RIB, mbanza kumwereka umutekano w'u Rwanda kugira ngo abanze komfaminge yuko ibintu ari sawa cyane, ibintu bikomeje kugenda neza. Rero ntitwahatinze kubera yuko umunsi wo kuza kujya mu byicungo si wari uwo nguwo, twari twavuganye ko tuzabipanga nyine tukaza mu bintu by'ibyicungo. N'iyo video nayo nzayibashyiriraho, wowe kora subscribe, video nk'izi z'ubwenge ziruhura mu bwenge abana bawe, ziruhura mu mutwe nawe uri umuntu mukuru, abe uzajya wirebera ku munsi. Zino video ikigo cy'ubuzima cyo mu Rwanda cyitwa RBC cyatangaje ko zino video mba ndi kubakorera zifite ukuntu zituma imitekerereze y'umuntu iba myiza, zifite ikintu zifasha ubwonko muri makeya. So niba ufite umwana muto jya umwereka tuno vlog tuba twakoze umunsi ku wundi, nawe yishime agende yirebera ibintu by'ubwenge nk'ibi ngibi. Umuhungu wanjye rero twarakomeje tukigera aho ngaho, rero yabonye ibipupe haruguru, umuhungu wanjye arasara arambwira ati ibi bintu ni ibiki noneho munzanyemo, uretse uraza kureba ibipupe byari biri haruguru, ndibaza urimo urabibona. Ndaje mbikwereke neza, reka tubanze tubyegere tubigereho, then urebe umuhungu wanjye kabisa yarageze arishima cyane kabisa, amera nk'ugeze mu ijuru umuhungu wanjye. Buretse turaje tubirebe, tukimara kuhagera naho ngaho imbere gatoya, twe murabizi ibintu byacu ntibitinda, ibintu byacu biba biri ku murongo kabisa. Aha n'aha buri kimwe ubu kireba kabisa 5/5. Aho rero twarazamutse gatoya, tukigera haruguru rero niho hari ibipupe kabisa. Urumva hari ni abantu ariko bambara nk'ibipupe nyine kugira ngo baze bashimishe abantu. Nanjye narabibonye ndabikunda cyane kabisa, ariko usibye yuko uyu muhungu wanjye twari turi kumwe nari nivaniye Tokyo, we yarabikunze biteye ubwoba. Ndavuga ati bise ni ibiki, nanjye namuhaye akanya ndamubwira ati banza ubyifotorezeho, banza ubishimira. No ko yahise atangira kubifotora, akibibona imbere ye ahita atangira guseka ati ibi bintu ni ibiki kabisa. Yarahagaze yanga kuhava, urabona njye nari musize gatoya kubera wenda njye nari nkomeje nanabyitayeho, ariko narahindukiye mbona umuntu inyuma yanjye yarangaye, ndavuga ati yarangajwe n'iki, kumbe yari yabibonye. Urumva umunyamahanga ntabwo yari guhita yisanzura, abanje gutinya nabyo ati ntacyo wabyifotorezaho, biramuhobera. Yarishimye rero, bikimara kumuhobera bimukora mu mutwe, arishima cyane kabisa. Urabona yuko yari yasetse yishimye cyane, atangira no guhamagara na kiriya kindi. Kureba byari ibipupe bibiri biba biri aho ngaho muri Expo, wenda abantu benshi bagenda bahagenda barabizi. Yese yemera natanga telefone ati ni ukuri mumbabarire mumfotorane na kino gipupe, ntago nagenda nakifotorejeho kabisa. N'ikindi kiraza bibaye bibiri. Nanjye rero ndebye ukuntu umuhungu wanjye yishimye, nahise mba mvuye mu nzira ndavuga ati wowe kabisa reka banze nkureke wigirire ku byishimo byawe, dore ko buriya iyo ubonye n'umuntu arimo arishima aba ari ibintu byiza nyine. Mw'abantu mujye mugerageza, nimba hari ubushobozi ufite bwo kuba washimisha umuntu, umushimishe mu buryo ubwo ari bwo bwose bushoboka. Buriya umuntu ntabwo ashobora kwibagirwa ikintu wamukoreye kikamushimisha, kimwe nuko adashobora kwibagirwa icyo wamukoreye akababara. Nanjye rero nararebye ndavuga ati umuhungu wanjye bitewe n'ukuntu yishimye, reka nanjye nicare banajya agafoto ndi kumwe n'ibipupe kugira ngo umuhungu wanjye mwereke yuko turi kumwe kabisa 5/5. Yari yasetse aho ngaho arimo aravuga ati ibi bintu ni ibiki koko. Nari kubashyiraho amagambo turimo turagenda tuvugana nyine inzira yose, ariko kubera imiziki iri muri Expo namwe murayizi, bahita badukubita copyright. Abantu basobanukiwe ibintu bya YouTube murabizi yuko utaba wemerewe gushyiramo indirimbo z'abandi cyangwa se ibikorwa bindi by'abandi baba baragiye bakora biri nk'imiziki cyangwa se amashusho n'amajwi by'abandi, ntabwo biba byemewe. Niyo mpamvu amashusho twayakuyemo kugira ngo ibintu birushijeho kugenda neza 5/5. Aho rero naho ntabwo twahatinze, murabona ko twese dukomeza urugendo turagenda. Umuhungu wanjye kabisa yishimye cyane, arimo aravuga ati ibi bintu kabisa nabiherukaga kera cyane nyiri aho bita muri Tokyo, ariko mu Rwanda ho haranyemeje. Rero ikintu mugomba kumenya cyo ni kimwe, wenda ku bantu batajya baganira cyane cyane n'abantu b'abanyamahanga. Buriya abanyamahanga bakunda u Rwanda cyane ku buryo mbasabye namwe banyarwanda bagenzi banjye, ni ukuri abanyamahanga mureke dukomeze tujye tubafata neza, bakomeze gukunda u Rwanda rwacu, kuko iyo bagiye baruvuga neza hanze mu mahanga bituma n'abanyamahanga baza gukora business zabo nyinshi hano mu gihugu, abajene tukabona ubuzi ndetse n'igihugu cyacu kigatera imbere. Ni ukuri ibyo bintu ni byiza, ni nayo mpamvu mubona government ibidushishikariza
ariko kugira ngo igihugu cyose kijye kigenda kivuga ngo nagiye hano ngo bamfata nabi, ngo nagiye hano baranyiba, ni ukuri ayo mateka ntituzigere tuyandika. Ni ukuri umunyamahanga tumufate neza, agende nagere iwabo avuga ibyiza by'u Rwanda, tubone abatuwarisite, tubone n'abashoramari bakomeye bazi bashora imari mu gihugu cyacu, dutere imbere. Ni ukuri ubu mwibaza ko ari iyihe mpamvu ituma gavumenti ishobora gufata budget nini cyane ikayishyira kuri Visit Rwanda ku makipe agiye atandukanye? Ibyo bintu ukuri nta nubwo ibyo bintu bigiye bibaha basi isomo, bitume ni ukuri mwifata neza, twitwara neza imbere y'abanyamahanga, tukabereka urukundo, kandi ariko apana kurwereka abanyamahanga gusa, natwe abanyarwanda ni ukuri ubwacu tujye twerekana urukundo. Nureba aka video nk'aka ukande subscribe, ukande like, ukande share, unagisharinge n'abandi bantu, ni ukuri urwo ni urukundo. Gusa ubwo mushaka tuzabigenze gute? Uzi umwanya umuntu aba yafashe kuri bino bintu, yaninvestinzemo umwanya we n'imbaraga n'iki, then nimubirebe. Oya mujye mubireba kabisa, twerekane urukundo, twerekane urukundo ni ukuri pe. Rero twe tugeze kuri Nyirangarama, urabizi ukuntu haba hatatse, haba hameze neza, haba hari abakomediye, ibintu biba birimo biragenda neza 5/5 kabisa. Gusa nyine naho ntago twahatinze, twamaze umwanya mutoya then duhita twigendera. Naho rero kuri Nyirangarama ntabwo twahatinze, kuko twahise tubona akagabo gatangiye kuzana ibintu byo kuvuga ngo nta bintu byo gufata amavideo, ngo nta bintu byo gufata amavideo hariya, duhita tubapowa turigendera. Ubu rero n'umuhungu wanjye twari tuvuyemo muri Nyirangarama hejuru, tumanije guporeza, twimanukiye gato rero twahuye n'abakobwa bari kwifotoza amafoto muri kariya kantu k'akayira kamanuka muvuye hejuru. Abana baradutangira bati mwebwe tugomba kwifotozanya namwe. Biba ari ibintu byiza nyine, umuntu murifotozanya biba ari ibintu byiza cyane, akabyishimira nawe ukabyishimira, then mukikomereza ubuzima kabisa. Ibintu buriya byo kurakara cyangwa se byo kugaragaza umujinya sometimes ntabwo aba ari byiza, ugomba kuba friendly kuri buri muntu uwo ari we wese. Twe n'umuhungu rero twe tumaze kwifotozanya n'abakobwa, umukobwa rero nawe mva ikintu bita ifoto yari ahagaze kabisa, yari ari tayari kabisa ku kintu cyiswe ifoto. Aho twari dusoje rero duhita twimanukira, twigendera gake gake nyine dukomeza vlog yacu twishima. Umukobwa ntabwo yari yarangiye gufata ifoto, reka nta kintu bari kumubwira ku muhungu wanjye. Ahubwo rero uyu muhungu wanjye mise nibuka n'ikindi kintu, umukobwa mwiza utari bandi, witonda, ameze neza kabisa, anyandikire DM umuhe pasi. Uyu muhungu wanjye afite ibiceri byiwe, ameze neza, kandi akeneye nyine umukobwa babyumva kimwe, ariko byo gukundana pana bya bindi byanyu byo bya bwombo n'ibiki, reka wenda nabyo byaba muramutse muhuje, ariko ntago ari kugura ngo bya bindi nyine byanyu. Akeneye umuntu nyine babyumva kimwe mu rukundo. Umukobwa rero uri tayari, anyandikire muhe pasi y'umuhungu mwiza kandi witonda. Ni umuhungu nyine mwiza witonda, ukiri na mutoya, ufitemo ku biceri byiwe nyine abahagaze neza, abameze neza kabisa. Ubwo rero umukobwa uri tayari anyandikire, mupanga akazi kabisa, ariko tukumvikana yuko ari wa mukobwa w'imico myiza. Apana nimba urizi kuri ninja, ntiwirirwe unyandikira umbaza ibyerekeranye n'umuhungu wanjye, kuko ntabwo namukura muri Tokyo ngo muzane inaha muzaniye amaninja, reka twahuye n'abakobwa beza aho ngaho, ariko nyine ni gake nyine. Murabizi iby'i Rwanda ku kintu bita umukobwa mwiza, icyo cyarasobanutse icyo ngicyo. Twikomereje vlog rero, wowe komeza uryoherwe n'iyi vlog twakoze kabisa, twayikoze kubera wowe. Ntiwibagirwe gukora subscribe, ntiwibagirwe gukora share, ni ukuri mujye mureba ibintu byacu. Ariko si mwabana mwarakajwe n'iki gituma mudashobora kureba ibintu tuba twakoze ngo mubikunde? Oya ni ukuri mwisubireho pe, mwisubireho. So turi kubategura izindi video rero, vlog nyinshi n'abanyamahanga bagiye batandukanye. Mwebwe icyo mugomba gukora ni ugukora subscribe, tukazajya twirebera ibintu by'ubwenge hano kuri Issa the Great. So wowe komeza uryoherwe na vlog. Ciao, wowe turaza gusubira muri next vlog kuri Issa the Great. Ciao.